kubera iki ibyo bimbwira ngo Imana ubwayo yifitiye ubushobozi bwo guherekeza uwe yatumye kugira ngo ubutumwa bwe bugende. Erega ikibazo kirimo gituma ubuhanuzi tubwica nuko hazamo n'iterabwoba. Donc umuntu uzaguhanurira akagushyiraho pressure ujye umenya ko atari Imana irimo kumukoresha, kuko icyambere uzareba abahanuzi bose Imana yatumaga umuhanuzi ikamubwira ngo genda uvuge ibi bintu kandi nurangiza. Uribuka umuhanuzi mu gihe cya Yeroboamu yaramubwira ngo genda ujyeyo kandi ntuzarye n'ibiryo byaho ntuzanywe n'amazi yaho, uzavuga ibyo nakubwiye nurangiza wigendere. Kandi that's the principle. Erega n'ubundi umurimo w'abahanuzi niyo mpamvu guhanura umuntu biva mu ijambo guhana. Ni ukuvuga ngo uraza ubwira umuntu ngo ibyo bintu urimo gukora sibyo. Kandi abantu benshi baba bashaka kwikorera ibyaha. Hari abantu benshi bazi yuko ngo ahantu hose mpagera ngo niko kuri ariko niko biba bivuga niko bivugwa nyine, ariko buriya bazi ukuri bazi ko hari ukuri kw'ibyo muzi hari n'ukuri k'ukuri. Hari igihe abantu bambwira bati rwose bati Imana yantumye nkabwira ariko Imana ntizakwica, ntabwo izakwicira ko utashoboye kubona Perezida wa Repubulika. Kuko nayiza aho atuye izi no kumugeraho uburyo bitoroshye. So niba yagutumye ahantu hagoye ujye usubira wibwira utumva rero Mana ahantu wantumye harananiye kuhagera mbigenze, kuko uwagutumye ategeka ijuru n'isi. Natagucira umuryango wo kwinjirayo uzamusubiza ubutumwa bw'umugore utumva ahantu nabuze aho nyura pe. Jewe rero ibyo ngibyo ntabwo bijya bintera ubwoba ngo mvuge ngo umuntu w'Imana Imana izamwica. Niba yagutumye kuri Perezida ntubona aho uca ngo umushyire ubutumwa, jya usubira wibwira utumva Mana nagerageje ahantu hose nzi. By the way nawe bajya bashaka kuncaho ngo ni inshuti yanjye. Ntabwo ni inshuti yanjye kuko ni inshuti y'Abanyarwanda bose, ariko kuba mfite telefone nshobora kumuhamagara nkagiwe muri salo nkamuha ubutumwa bw'abahanuzi rwose ibyo nta biba bihari. Ibyo n'uwanyumva ashobora kuvuga ati Antoine agerageje kwihimbaza, yagerageje kwihakana ahubwo. Ariko buriya hari ibintu abantu baba batazi. Ngira ngo niyo wafata na Prime Minister simpamya ko hamagara Perezida uko ashatse ngo abe yamubwira ngo nyakubahwa Perezida ngo hano hari umuntu ngo ufite ubutumwa. Yewe na Prime Minister sinzi ko wapfa kumuhamagara gutyo ngo donc bikubwira ngo ibintu bisaba guca muri protocole zigera kure. By the way hari n'igihe nibwira yuko Imana iduha ubutumwa bw'uwo muntu kugira ngo tumusengere. Bahaye ikaze muri iki kiganiro, twongeye gusura Pasiteri. Twishimiye kuba turi muri famille aba kubera ari muri guma mu rugo nyine umva ngombwa ko tubasanga mu rugo. Pasiteri twongeye kubaramutsa. Yego twishimiye kongera kuganira namwe. Murakoze. Tunabaye ikaze rero muri iki kiganiro cyacu. Navuga ngo no mugisha tugize, ariko mbere yuko tuganira reka tubasabe mudufashe gusenga twinjira muri iki kiganiro. Reka dusenge. Turagushimye Mwami Mana yacu, umugaragu wawe umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo reka amagambo y'akanwa kacu n'ibitekerezo by'imitima yacu binezeza umutima wawe. Reka natwe iki kiganiro tugiye gukora kibe kiyobowe nawe, imbaraga z'umwuka wawe zikibemo. Buri jambo ryose rivugwa ribe iryo kubaka, ribe iryo kungura, ribe iryo guhugura, ribe ijambo ryawe. Uyu mwanya rero umwanya w'igiciro ku bantu bose, kandi buri wese uzumva iki kiganiro azakorwe ku mutima, bimutere umwete, bimutere guhinduka, kandi bimutere kubona umugisha, bimutere kubaha izina ryawe. Bana natwe rero muri aka kanya kose, kuri mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yes, reka mbahe ikaze nanone mbabwira ko turi buze kuganira muri iki kiganiro. Turaza kuvuga ku buhanuzi. Ni gute bamenya, kuko ubuhanuzi navuga ngo bwabaye bwinshi, ariko bwari busanzwe buhari. Nibyo twavuze mbere y'ikiganiro wenda, ahubwo YouTube channel ndetse na social media zerekanye abo twari dusanzwe turi bo. Hari ikiganiro duherutse kubiganiramo n'abandi bantu, byerekanye abo twari turi bo mbere mu nsengero zacu. Noneho YouTube yabishyize ahagaragara, n'udasenga bimugeraho bikamera nk'ibisakuje. Turahera ku buhanuzi. Ubundi ubuhanuzi Bibiri buvuga iki? Kuko iyo umuntu yibaza ubuhanuzi, hari ukuntu nanone tubona abahanuzi basige bafatwa nkaho menya ari ikibazo muri societe. Bigeze baba ikibazo mbere hose muri Bibiliya baje ari ibibazo. Bibiri bavuga iki? Reka tubanze dufate ubuhanuzi mu mumaro wabwo n'igituma abantu babukunda.
icyambere buriya ubuhanuzi uko abantu babwumva buva mu cyo nakwita ubwoba bw'ejo hazaza. Kubera iki? Kubera ko abantu iteka ryose bahora bibaza ngo ariko ejo bizagenda bite. Noneho hazaho ibihe bikomeye nk'ibi ngibi, abantu bagakenera umuntu bahumuriza ubabwira ngo rwose Imana iravuze ngo ejo bizamera bitya. kandi akazamo n'iryo jambo ngo Imana nivuze. Imana iravuze. Turaza kubigarukaho. Buriya rero abahanuzi kuva iteka ryose, kuva mu isezerano rya kera, kuko ijambo umuhanuzi tubona deja rikoreshwa no mu gihe cya Aburahamu. Nureba mu isezerano rya kera, ahantu hambere Imana yakoresheje iryo jambo umuhanuzi, ni ahantu yabwiraga Farawo, iramubwira ngo usubize uriya mugabo umugore we kuko ari umuhanuzi azagusabira. Donc bikubwira ngo umuhanuzi deja no mu gihe cya Aburahamu Imana yabonaga nk'abantu babahanuzi. Twatangira kwibaza ahubwo ngo umuhanuzi yari muntu ki? Icyambere nibitegereza neza muri Bibiliya, ni naho wenda tuza gutangira kubona aho abantu batangira kuyobera. Icyatumaga Imana ifata Aburahamu ndetse na Yakobo yigeze bimuvugaho n'abandi, ubona muri kiriya gihe cyabo twita abakurambere ba Aburahamu, ba Isaka na ba Yakobo, bariya nibo bitwaga abahanuzi. Kubera iki? Kuko bavuganaga n'Imana. Imana yivuganiraga nabo. Imana yaramanukaga ikavugana na Aburahamu, ikamanuka ikavugana na Isaka, ikamanuka ikavugana na Yakobo, yivuganiraga nabo. Cyangwa ubundi ikabatumaho marayika nk'uko yatumye marayika ngo ajye guhura na Yakobo. Ariko n'uwahuye na Yakobo hariya i Peniyeli, bigeraho bakakubwira ngo Uwiteka amusigaho aragenda. Bikubwira ngo n'ubundi nubwo yaje mu isura ifite umubiri, nibyo bajya bita muri teoloji ngo ni epifani, ni ukugaragara kw'Imana mu buryo bufite umubiri, nabwo ubona ko bamwita Uwiteka. Ntabwo ari marayika w'Uwiteka n'Uwiteka. So bikubwira ngo bariya bo bivuganiraga n'Imana, bakagendera ku mabwiriza y'Imana, bagakora ibyo Imana yababwiye, babitandukira bikabagiraho ingaruka. So icyo ngicyo nicyo kintu cya mbere kibanza kukubwira ngo umuhanuzi ni muntu ki. Umuhanuzi noneho nyuma ho hatangiye kuza uwo murimo w'abahanuzi, cyane cyane mu gihe cy'abacamanza, kuko mu gihe cya Mose niwe wari umuhanuzi wenyine. Uretse ko igihe umwuka yabamanukiragaho, abafasha ba Mose 70 mu gitabo cyo kubara mu gice cya 11 baratubwira ngo umwuka yabamanukiyeho barahanura, nabo barahanura, ariko bigarukiraho. Ariko Mose muri icyo gihe niwe wari umuhanuzi wabo, kuko hari aho Imana yamubwiye ngo nzabahagurukiriza undi muhanuzi umeze nkawe. Ariko hirya ya Mose nta muhanuzi tubona mu gihe cya Yosuwa, ariko mu gihe cy'abacamanza dutangira kubonamo abahanuzi. Tubonamo ba Debora b'abahanuzi, tubonamo noneho twinjira mu gihe cya Samweli akaba umuhanuzi uzwi, noneho ngo wiminanturiye mu by'ubuhanuzi, ngo yari arundukira ngo ku buryo Isirayeli yamenye ko ari umuhanuzi. Bivuga iki? Bivuga ngo Samweli yirundumuriye mu kumva Imana no kugendana n'Imana no kumenya icyo Imana ivuze akakibwira ubwoko bwayo. Aha rero bihita biduha icyerekezo cy'umuhanuzi. Ariko mu mategeko ya Mose, cyane cyane mu by'Imana yamubwiye, yagiye agaruka cyane ku bahanuzi b'ukuri n'abatari ukuri, anatubwira n'ibintu bizadufasha kumenya ko umuhanuzi ari uw'ukuri cyangwa ari ikiwani. Kuko iyo usomye nko mu gutegeka kwa kabiri mu gice cya 18, reka aho mpasome, nubwo imirongo myinshi nyizi mu mutwe, ariko reka mpasome kugira ngo wumve. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 18 kuva ku murongo wa 20, aravuga ngo ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo nta mutegetse. Aha niho hariho no gutera abantu ubwoba. Kuko hari igihe ubona nk'umuhanuzi akaba yumvise abantu bavuga ibintu bati kana kuriya twamubonye nk'inzoga, kandi wenda baciye ahantu basanga imbere ye hateretse ikirahure. Ibyo mvuga mbifitiye gihamya. Ndaguha ingero ebyiri. Umuntu umwe umuhanuzi yigeze kumuhanurira, hari igihe nakoze mu banyeshuri muri za 91 na 2. Noneho icyo gihe hari impano yo kurondora. Umuhanuzi akaza agakoma mu mashyi akitigisa akakoma mu mashyi, kaza agafata ku muntu ati w'Imana yakunyeretse uva kuri izo nzoga. Noneho rero rimwe umuhanuzi aza guhanura, aravuga ati uyu nguyu anywa inzoga, ndetse bamufatira n'ibyemezo. Arangira aravuga ati ariko genda ndagira ngo mumpe igihamya cyuko bambonye nk'inzoga. Baravuga ati kanaka yarakubonye wicaye imbere y'akabari
ufite whisky ahabwa ati ibyo bintu muvuga byo bifite ukuri ariko si ukuri kuzuye koko aho hantu narahicaye mfite ikirahure kirimo koka nicaranye n'abantu barimo kunywa whisky ariko giye sinigeze nywa inzoga urumva kuba umwuka yakubonye unywa inzoga iyaba ari umwuka w'Imana aba yarabibonye neza yuko ari inzoga wanywaga ikindi gihe abari bwumva ikiganiro wenda nyiracyo abyumvise yabimenya hari umunyeshuri kazi yagiraga umusatsi muzi kuva ari umwana we yize mu ishuri aho nigishije yagiraga umusatsi wirende wizinga cyane kandi ukaba muremure arakizwa arabatizwa aho umurokore noneho umuhanuzi aza kureba uwo musatsi aravuga ati uyu musatsi ntushobora kuba ari naturel tu umukobwa wirabura gutya w'imibiri yombi ufite imisatsi myiza imeze kuriya myinshi yizinze igomba kuba yarateyemo akantu deforiza arakoma mushya aramwegera ati wowe n'ubwibone bwawe n'iyi misatsi Uwiteka ararakaye umwana aramubwira ati rwose ntabwo nzi kuva ndi umwana uyu musatsi wanjye ko ari naturel ko ari uko uteye ikindi gihe nari mu modoka ngenda tugenda tubwiriza rero yewe cyara nkiri muto nakundaga kubwiriza muri taxi sinashoboraga kwibuza kubwiriza taxi niyo hari ahantu haryohaga kubwiriza ni muri taxi ndagenda duhera hano i Kigali twari tugiye iwacu mu Mutara ndacana kabisa mbashyiraho umuriro ndacana hari harimo mwene data umwe aranyunganira tubacanaho umuriro bigeze aho baratwiyama ngo turasaba abarokore baceceke ntibongere kudushyiraho urubusa kurwa noneho mwene data arampindukirana namwe atari ko gusengera hehe nigiye nsengera Remera ku Giporoso buriya ku Giporoso giye niho natangiriye umva muri Gatolika njya ku Mwangirikani natangiriye ku Giporoso muri 90 atari ibintu Imana yari yagiye kunyerekaho gari mwari mwatangiranye umuntu cyane rwose ubundi twari twafatanije twumvikana tubigenda no mu cyane atari ibintu Imana yagiye kunyerekaho ati ndabona nise nibiki ati fata Bibiliya yawe ndayifata urumva nari nyifite nyine ntabwo wacana umuriro ku bantu muri tagisi udafite Bibiliya iruhande rwawe ati reka dusome muri Matayo 3 ati turasomaho Yohana umubatiza yabatizaga Yesu ati uyu mubatizo warabatijwe ndamureba numva agahinda karangije namwe numva mwene da umwuka wakubwiye ibi bintu wabiguhishuriye ntabwo ari umwuka w'Imana ni umwuka w'idini ni kuko umwuka w'Imana warabizi itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu muri 86 muri piscine ishyuhije nini cyane jewe narabatijwe mu mazi menshi neza shu guhera uwo munota twarinze tugera i Nyagatare tongeye kumvugisha kuko ibyo rero nicyo kibazo tujya tugira hano urabona umva icyo Mose yavuze Mose yaravuze ngo kandi ibi bintu ndagira ngo bibe gukosora ikosora ku muntu wese ufite impano y'ubuhanuzi ko giye ndaza kubigarukaho impano y'ubuhanuzi ndayemera cyane nkunda no gutera abantu mwete kuyemera ngo tuyikoreshe kuko Mose yaravuze ngo ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo nta mutegetse kuvuga akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana uwo muhanuzi azapfa kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze aho niho ikibazo umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka hanyuma icyo yavuze ntikibe ntigisohore icyo kizaba ikitavuzwe n'Uwiteka uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira ntuzamutinye rero bikubwira ngo kimwe muri ibi nibi ngibi umuntu uzahanura ikintu kitari cyo nk'ubwo automatikoma umuntu ashobora kwihimbira ikintu akavuga ati umwuka aranyeretse kandi yarumvise abantu babivuga wacekinga ugasanga si umwuka wabimubwiye ahubwo arashaka ko we wihana ariko kugira ngo ushobore kwihana arabinyuza ngo Imana iravuze kandi nibyo yatekereje ntabwo hano izindi ngero nyinshi kuko zo mu muntu wese wabaye muri mu bintu by'umwuka arabizi icya kabiri noneho navuga ikintu kitari cyaba ariko akavuga ko kizaba hanyuma ntikibe azaba yakihimbiye ubwo mu gitegereze nikitaba azaba yakihimbiye base baravuga bati butegereje igihe cy'Imana ntikiragera nta kibazo nubundi nibyo nendaga kubwira abantu buriya rero iyo udashaka gutinya ubuhanuzi umenya ibintu bitatu Imana yabuvuzeho icya mbere niba ari ubuhanuzi bwavuzwe n'Imana kuba ko buzaba ubitegereze bizaza sibyo reka nkwe nk'urugero
abantu barahanura bakavuga ati 2021 urumva iyo ni periode ifite igihe irangirira bati 2021 ibi bintu bizaba kavuga nti sawa reka ntegereze 2021 nibigeza itariki 31 z'ukwa 12 ibi bintu bitabaye nzamenya ko wa muhanuzi atari ukuri yabyibwirije reka ntabwo bivuga ko atari ukuri buriya n'abahanuzi natwe turabahemukira tubahoza ku nkeke uzi ko hari abantu bajya gusenga bakajya gushaka umuhanuzi kubera iki kubera ko uyu muhanuzi bamutegerejeho kwaza kugira icyo avuga kuri bya bindi nawe rero akasanga natagira icyo abivugaho baraza kugira ngo yarakonje impano y'Imana ntigikora noneho akihimbira kubera iki abahanuzi natwe twabashyize mu kaga twabashyize mu bibazo duhora tubategerejeho yuko bavuga igihe cyose twateranye tukumva ko ari buhava hanuye iyo uzumva abantu b'Imana baraterana bakaririmba indirimbo nziza bagasenga bakumva ijambo ry'Imana risobanutse rimeze neza ariko umuhanuzi atabumbura akanwa bati Imana ntiyavuze kabaretse aba bantu ko numva bagiye kuzagira ikibazo ahubwo hari n'abandi bashiraho na orere bakavuga ati izi sayo zigeze na amasaha yo kuvugana n'Imana na amasaha yo kuvugana n'Imana amasaha yo guhanura ngo urumva rero nibwira ko iryo kinamico umunsi tuzarikuraho Imana izavuga twumve donc tujye twicara tudashyize pressure ku muhanuzi nawe ye kumva yuko afite responsabilité afite inshingano yo kuduhanurira yumve yuko we iyi mikrofone ntayivugiyemo ntabwo izahangayika irahari amabuye arimo ariko yo ntarimo yo ihora yiteguye rero n'umuhanuzi nuko yagombye kumera yagombye kuba umuntu wicara akavuga ngo yagiye ntacyo numvise Imana imbwira kubabwira singiye kubabwira ikintu ndetse yagombye no kumenya ibimenyetso bimubwira ko ari Imana noneho irimo kumuvugiramo kuko twese Imana igituvugisha nanjye iramvugisha sigiye sindi umuhanuzi ariko nzi uko Imana ivuga ngewe nshobora kuba ndimo gusenga nsengera ikintu runaka nkumva muri jewe hajemo sinzi n'ukuntu nabikubwira ukumva jewe ntabwo njya numva ijwi rivuga ahubwo nkumva hari conviction yindi hari ikindi kintu kije kimeze niba nakita igicu niba nakita ukumva muri wowe hajemo reka twifashishe igifaransa atmosfere hajemo ikindi gicu hajemo ukumva hari ikintu kikubwira ngo uvuga iki ngiki kuri ibi bintu nagiye rwose mbigira nkabibona Imana ikavuga ngo mbwirira aba bantu iki kintu kandi nkumva ntakivuga nkumva muri jewe harimo ikintu nka kwa kundi Yeremiya aravuga ngo iyo ncecetse numva umuriro waka mu magufwa yanjye kumva muri wo harimo umuriro ukubwira ngo uvuga iki kintu sinatigise sinavuze mu ndimi ariko nkumva afite conviction ko ari cyo habaho n'ikindi gihe nshobora kuba ndimo gusenga nsengera ibintu nabumbura Bibiliya yanjye texte nteruye ukagira ngo Imana yari irimo kumbwira ngo soma iyi texte wumve icyo mvuga kuri ibyo bintu hahita mvuga ngo igihe no muri marije za Bibiliya zanjye nkunze kubyandikamo nkavuga ngo kuri iyi tariki nasengeraga iki kintu numvira ijambo hahita mbishyira mu ikarine yanjye nkavuga ngo Imana yambwiye ngo iki nuko kigomba kugenda hari uburyo bwinshi rero Imana ivugana n'umuntu ariko wa muhanuzi yagombye kuba careful yagombye kwitonda aho kugira ngo akoreshwe no kunezeza abantu ahubwo noneho akamera nka Samweli akiminanturira akiranguriza akimarira mu gutunganya amatwi ye ngo amenye iyo sinyari y'Imana ije uko bigenda kuko urabona nk'iyi telefone ifite uburyo menya ngo hari umuntu urimo kumpamagara nshobora kuyishyira muri vibration iyo ivibuye indi mu mufuka menya ngo hari umuntu urimo kumpamagara nshobora no kuyizamurira sound noneho ikavuga nkamenya iteka ryose ngo iyo umuntu ampamagara bigenda bitya tukajya tunamenya ngo iyi Imana irimo kumbwira ngo bwira aba bantu mbimenya gutya ariko ntutinyuke ntuhangare kuvuga mu izina ry'Uwiteka ikintu Imana itakubwiye mfite ikindi kibazo rero babanaga bate cyangwa abo bahanuzi babanaga bate na societe kuko hari ikindi kibazo cyiza mu nakwita conflict z'abahanuzi na societe bati baradupinga ntibatwemera iyo tujyanye ubutumwa barabipinga reka nkoresha urugero rwigeze kuvugwa n'umukuru w'igihugu mu Rwanda yaravuze ati
naje gusanga hari aho bampenda niryo jambo yakoresheje kuko nawe ngira ngo bajyaga bamugeraho bakavuga ati Imana yakudutumyeho, bamwe bakamera nk'aho banateje ibyo nakwita nka greve, bakavuga ati turashaka kumugeraho, nitwe tumusiye message cyane, babana bate na societe kugira ngo bidateze ikibazo. Ikintu cya mbere wenda kigorana mu bahanuzi no kwizera Imana. Ariko reka mbanze mvuge kuri icyo cyo kwizera Imana ko niho urwumve ibyo kubana na societe. Ikintu cya mbere uzabona no mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya ndetse abahanuzi kenshi bakunze gukubitwa, bakunze gupingwa. Kubera iki? Akenshi bazana ubutumwa butandukanye n'ibyo abantu bifuzaga, n'ibiri muri societe, ibiri muri societe. Kuko ubundi erega n'ubundi umurimo w'abahanuzi niyo mpamvu guhanura umuntu biva mu ijambo guhana. Ni ukuvuga ngo uraza ubwira umuntu ngo ibyo bintu urimo gukora sibyo. Kandi abantu benshi baba bashaka kwikorera ibyaha. Uzarebe nko mu isezerano rya kera abahanuzi benshi, reka dufate Yesaya niwiga nureba muri tradition za Bibiliya bavuga ko yapfuye ku ngoma y'umwami Manase wasimbuye Hezekiya. Donc Yesaya tumubona ku ngoma ya Hezekiya, ariko nyuma ya Hezekiya ku ngoma ya Manase Yesaya turamubura. Tradition zikatubwira yuko yahanuriye Manase, kandi urabizi ko Manase yabaye umwami mubi cyane. Yahanuriye Manase amukeramo kabiri. Abandi bavuga ngo babakerezaga inkero, bamwe bavuga ko ari Yesaya. Ni Yesaya. Donc niko bavuga ko ni Yesaya. Kubera iki yahanuye Manase aravuga toke we bakurangiza. Ubukurikiyeho ni Yeremiya we niba hari umuhanuzi wagize ibyago ubaho, yarabwiraga atari ko ibintu murimo gukora bizadukoraho. Batewe bagukubiti, bagushyire mu rwobo rurimo amazi bakamukuramo. Uribuka Nabukadinezari amaze gusenya Yerusalemu, haraje bica witwa Gedaliya yari yarasizeho ayobora, wari guverineri. Barangije baraza bitwa ba Yohanani n'abandi baraza baramubwira ati duhanurire. Imana ivuze ngo iki nyuma yo kwica uriya mugabo? Bandi bavuga ati mugume hano nzahabarindira, nzabahera feva ku mwami w'i Babuloni. Ati buriya Yeremiya yatugambaniye, arashaka yuko natwe batwica. Bagiye muri Egiputa, aravuga ati nyamara aho muri Egiputa mugiye niho hatahiwe. Bati turagenda kandi nawe ntitugusiga hano, nawe turakujyana. Bamujyana, yaguye muri Egiputa. Yego. Fata Ezekiyeli we ntaho tumubona kubitwa, ariko iyo urebye Imana yaramubwiye ngo nzakomeza uruhanga rwawe ngo rumere nk'isarabwayi. Ndetse iyo hari igicu ugeraho Imana ikabwira ngo genda ubabwire, ariko ntibazumva. Ngo uzamera nk'umuntu uririmba indirimbo nziza mu matwi y'abantu, ngo umuririmbyi w'umuhanga, ngo ariko ntibazumva kuko imigambi yabo ni mibi, ngo bizibye amatwi. So urumva abahanuzi bose wafata, ufate ba Daniyeli Babuloni ntabwo byagenze neza. Ufate banuza ba Mikaya kwa Ahabu ntibyagenze neza. Ufate ba Amosi mu gihe cya Yeroboamu ntibyagenze neza. Donc bikwereka ngo abahanuzi iteka ryose bari controversial, iteka ryose bazaga bavuga ibintu abantu badashaka kumva. Ikibazo rero dufite muri kino gihe, ahubwo dufite abahanuzi bashaka kuvuga ibyo abantu bashaka. Ni abahanuzi bahanura visa, ni abahanuzi bahanura V8, ni abahanuzi bahanura promotion, ni abahanuzi bahanura inzu, ni abahanuzi bahanura abagabo, ni abahanuzi bahanura uko ugiye kurongora. Mbese ni abahanuzi batubwira iby'imitima yacu ishaka, ariko nabo bari bateganijwe, barimye bahari. Oya, bamye bahari no muri icyo gihe cy'abari abahanuzi bandi baranazaga bakabati. Ubwo uribuka mu gihe cya Ahabu hari uwitwa Zedekiya mwene Kenana, ngo yari yicurishije amahembe y'ibyuma, ngo agakubita iburyo agakubita ibumoso, ati dore uko Uwiteka avuze, aravuze ngo terera moti Galeyadi ngo uzabatikura ihembe, batekura irindi ngo uzabanesha. Mikaya aramureba aravuga ati yewe uhabanje kubapinga ni Hoshefati. Arabitegereza batera amahembe, batera ariko buriya nta wundi muhanuzi ugira. Aravuga ati arahari, ariko ntabwo anyamanurira ibyiza. Hanyuma araza aravuga ati nabonye umwuka w'ibinyoma yinjira mu bahanuzi bawe kugira ngo uterera morte Galeyadi ugweyo. Zedekiya mwene Kenana araza mukubita urushyi ati umwuka w'Uwiteka yaciye akuzaho ngo avugane na mvuyeho. Ndamubwira tuzabimenya umunsi uzicumita mu muryango w'inzu uhunga. Ati kandi nawe uvuga ngo uzaterera morte Galeyadi, ati nuramuka uvuyeyo uri muzima, ati Uwiteka azaba atavuganye nanjye, ati bagushyire mu mwobo baguha amazi y'agahimano n'imitsima y'agahimano kugeza igihe nzagarukira. Urumva abahanuzi iteka ryose ntabwo iteka ryose bagendaga mu murongo w'ibyo abantu bashaka.
babwiraga abantu uzarebe ubundi ubuhanuzi bw'Imana bubamo ibice bibiri. Bubwira abantu ngo nimukora ibi ngibi mugakora ibi ngibi mukareka izi ngeso zamurimo kugendamo iyi migisha izabazaho, ariko nimukomeza kugenda gutyo iyi mivumo izabafata. Ubundi formule y'ubuhanuzi niyo ngiyo. Bari bashinzwe kuza bakabwira abantu ngo murimo muragenda nabi. Buriya abahanuzi ni nka bariya bashinzwe ikibuga cy'indege. Iyo umupilota amanuye indege baramureba bakamubwira ati urimo uragenda neza landing. Ariko iyo amanutse nabi baramubwira ati subira hejuru wamanutse nabi, wongera ukate uze urandinge neza naho ubundi urarangiriza inyuma y'ikibuga. Abahanuzi n'ubundi nuko bameze. Uwo ni wo murimo w'abahanuzi, no gusubiza abantu mu murongo w'Imana. Ntabwo ari uwo kubabwira ubundi byiza byo birizana iyo twubashye Imana. Reka nkubwize ukuri, nta nubwo nkeneye kuza kumbwira ngo Imana izaguha umugisha, ngo izaguha VAT, ngo izaguha inzu, ngo izaguha iki. Imana yaravuze ngo nimunyumvira mukagira umwete wo kumvira amategeko n'amateka yanjye, imigisha yose izabazaho no automatique. Mfite kwishyira muri automatique nkavuga ngo hari ikintu kimwe nzi ubaho mpagaze niho Imana itangira umugisha. Kandi si ukuvuga ko byose bizagenda neza. Oyo, ariko burya dore ikintu cyiza iyo wubaha Imana. Uri bukuvuga bwe Kana y'i Galilaya? Yego. Divayi yarashize. Baricecekera. Hari igihe divayi ishira Imana ibireba. Kavuga ngo iyi divayi mwanywaga ndashaka kuyisimbura. We nuba wubaha Imana, ukaba wicaye ahantu ukabona akazi kawe baragatwaye, ukaba wicaye ahantu ukabona fiancé wawe baramutwaye, ukaba wicaye ahantu ukabona business yawe kandi wubaha Imana, uzavuge ngo ikibindi cyarimo divayi kirakamye buri giye kumpa nziza kurutaho, uzagume ku Mana. Niko principe z'Imana zikora. Ntabwo ari ngombwa ko njya kubaza umuhanuzi ngo biragenda bite ko bankuye ku kazi, biragenda bite ko fiancé yambenze, biragenda bite. Oya, niba kubenga uyivute fayine, buriya divayi irashize. Imana igiye kuzana inziza kuyirusha. Kuko uzitegereze, ntabwo Yesu yigeze ababwira ngo nimuzane akadivayi gakeya kari muri ibyo bibindi nkahereho nkatubure. Yarabwiye nimufata amazi mbakorere divayi nshya iruta ya indi ya mbere. Buriya rero niyo mpamvu iyo wubaha Imana n'igihe cy'ibibazo ntabwo nkeneye kujya gushaka umuhanuzi ngo ambwire uko bizagenda, ahubwo icyo gihe nihata gushaka Uwiteka. Uzarebe no muri Bibiliya niko byagendaga, ngo iyo Dawidi yabonaga ibibazo byiyongereye yihataga gushaka Uwiteka. Ubundi byoroshye gutyo, aho kugira ngo njye gushaka abahanuzi zihatira gushaka Uwiteka. Kandi Dawidi hari igihe nabikoraga gutyo, kajya kumva Natana aravuze ngo Imana yanezerewe itubwiye irambwiye ngo nkubwire ibi. Erega ubundi buriya reka nkubwire, ntacyo umuhanuzi azambwira kizahindura imibereho yanjye. Uti kubera iki? Iyo utagendera mu byaha, reka mvuge ko bigeranye no gutwara imodoka. Ntwaye imodoka ku muhanda, nabonye icyapa kivuga ngo hano ni muri 60. Wereka mvaye muri 60. Nkahura n'umuntu agatangira kunyereka ngo imbere hari Sofia, cya cyuma bita Sofia. Kirego nako sinkeneye kumbwira ko hari Sofia. Ndi muri 60 n'ubu. Jewe n'ubundi cyapa cyambwiye ngo ugendera muri 60. Ku flashing unyereka ko hari Sofia. That's not my business. Jewe n'ubundi Sofia yahaba itaha bagendera mu mategeko. Iyo wubaha Imana ukagenda nk'uko Imana yavuze. N'ubundi uje ukambwira ngo imbere ngo mbonye ugiye kugira uburwayi, none se ndabikora wiki. Icyo gihe uburwayi nibuza ubwo hari divayi izabishize. Imana iravuga ngo urabusengera bukava. Ari uko bigenda nta byago byazongera kubaho ku isi. Yewe kubimbwira n'ubundi umbwiye ngo reka nk'urugero, umuhanuzi yigeze kuza kundeba mu rugo. Ntabwo twari dutuye hano, twari dutuye ku rundi ruhande hari aho twari dutuye. Azari nimugoroba arambwira ati Imana yanyeretse yuko hano hari umugeni. Nibyo si ikibazo. Mfite abakobwa benshi ntihabuzemo wenda kurongorwa atayo si icyo bivuga. Niyo urambwira yakubwiye ko hari wenda gupfa. Ntabwo yewe urupfu sinshinzwe kuruhagarika. Ngo yangu Imana yambwiye ngo dufate amasengesho y'iminsi 2 ngo dusengane ngo kureho urupfu. Nabwo ngamba rero umwana giye mvuye mu masengesho sinongera sindi busubire kuko mfite akazi ngomba gukora kandi nagahawe n'Imana. Ngiye mu kazi, upfa napfa nzamuhamba. Imana niyo yamumpaye, niba ari nanjye uzagenda nzagenda, nta kibazo mfite. Aho njya niho heza. Buriya rero hari ikintu gituma kenshi abahanuzi bagwa muri uwo mutego wa manipulation, ni ubwoba. Kandi wanyumva mvuga gutya yabaga atari ko pastor apinga ubuhanuzi. Oya, jewe ndi mu bantu bemera yuko ubuhanuzi ni impano y'umwuka igomba kubahwa ariko igomba gukoreshwa neza. Iyo umuntu aje akambwira ngo Imana inyeretse yuko mugomba gukora iyi mirimo ibi n'ibi ndabyandika jewe
teka ryose iyo umuntu ambwiye ibintu ndabyandika nkabisengeraho narangiza nkabishyira mu bikorwa. No mu kazi nkora rwose nagiye mbona abahanuzi baza kumbwira ibintu nkavuga nibyo ariko ibyo urimo kumbwira ariko nanjye ndabizi Imana irimo irabimbwira. Hari igihe umwana umwe w'umuhanuzi yavuye byamuvanye iriya za ubu ngubu ni mu karere ka ariya buriya Nyakinama ubu ngubu iri mu kahe karere ka Musanze. Ni muri Musanze ubu ngubu. Muri Musanze araza rwose nsanga hariya kwa Beza aho nakoreraga arambwira ati muri AE ati narakumvise wigisha ati Imana igira iki kumbwiraho nti arabanza atari kumbabarire rwose ati ntibaze wigwira gusaba imbabazi sinjye ntinya abahanuzi. Ati Imana yarambwiye ngo usigaye gushaka ikakubura nibyo yakubwiye ntabwo ishobora kuba yarakubwiye ibyo nayibwiraga. Ni nanjye maze imizi nyibwira nkumva rero Mana ndambiwe aka kazi katakimpa umwanya wo gusenga no kugutega amatwi. Nibyo rero yakubwiye n'ubundi nanjye nibyo ni rwose nanjye ahubwo maze iminsi nyibwira ko nanjye bindambiye bingoye binani. Ubwo bifashe nk'ubuhanuzi se cyangwa bifashe ibisubizo by'Imana? Bwari bwo urumva kumva umuntu utanzi yumva ndimo kwigisha Imana ikamubwira ngo uzanshakire uyu muntu mumbwirire ngo sigaye mushaka nkamubura, kandi nanjye umwuka arimo kumbwira ngo ahubwo icyo gihe iba ari confirmation, kuko muri Bibiliya baravuga ngo ikintu kijye gihamwa n'abagabo babiri. Automatically biba bimbwira ngo ibi bintu wumvise ni Imana irimo kubikubwira. Kumva umuntu utakuzi akubwira iby'Imana nawe yakubwiye. Ibyo nagiye mbona ingero nanaguhana nyinshi cyane ariko reka twe kubitindaho. Akabazo k'amatsiko se Pastor. Ubu so umuhanuzi uramwibuka? Ndamwibuka ariko uretse ko ntamukurikiranye ngo njye kwandika izina rye ngo njye muhamagara. Impamvu mbibajije ari mu kazi ke nanjye ndi mu kanjye. Impamvu mbibajije nuko avuga hariho muri iki gihe nacyo reka nkijyanire rimwe, hariho navuga ngo umuco usigaye uriho niko tubyumva, bavuga ati uriya naramuhanuriye ariko nta kintu yongeye kumbwira cyangwa se yaza nk'urwo rugendo yarukoze ukaba uri oblige yo kumwitaho kamutegera. Oya, ndega nkwereke ibintu bibiri. Hari ibintu njya nigisha abahanuzi mpora mbwira abahanuzi nk'umuhanuzi uje akambwira ati atariko ati Imana intumye Cyangugu, nagira ngo mfite message ngomba kujyana nayo mpatike, ntabwo njya nyimuha. Uzi uko bimeze? Kubera ko ndashaka kubatoza. Hari n'uwo nabibwiye ndamubwira numva rero mubwire mwa nuzu nzaniye ubutumwa bw'Imana ntukansabe itike, ariko Imana niyo igutuma Rusizi nta kintu Imana yakuntumyeho ujye uza undebe umbwira utumva rero mwene data Imana yantumye Rusizi ariko nta mafaranga mfite, icyo gihe nzayaguha rwose n'umunezero mwinshi kuko nzi ko uyu murimo ukenera gushyigikirwa. Ariko iyo nzaniye ubutumwa ukongeraho kunsaba tike, kongeraho kunsaba kugucumbikira, kongeraho kunsaba kukugaburira, ubinyibwiriye nk'ikiganiro tuganira ukaza ukambwira ariko rero nubwo ureba ubu ngubu nkuzaniye ubutumwa ariko n'inzara yanyishe, ibyo rwose nshobora kuguha amafaranga nk'uko nyahundi wese, ariko wiherekeza ubutumwa no gusaba amafaranga ngo bivange byombi, kuko buryo uba wishe ubutumwa. Abantu bazageraho bibwire yuko uhanura kugira ngo ubone imibereho, ariko ubundi nshobora kuba nje kukureba avuga ni nta tike mfite, ubwo ngiye kwa Theogene reka nce kwa Antoine musabe tike kuko hari ahantu Imana intumye. Musobanurire mubwire numva Imana intumye ahantu, ariko nkuko Dawidi yaciye ku mutambyi mukuru arambwira ati hari urugendo ufite ariko nta nkota nazanye nta n'imigati, kandi tumaze iminsi arabimuha. Nanjye nzabiguha ariko wibivanga kuko igihe nshaka gutoza abahanuzi ngo babe abantu biyubaha, ariko dusigaye dufite ikibazo. Umuntu aricara akaguhanurira ati Imana yakuntumyeho kandi ashaka kuza byihuse byikubagaho nkaza kugusengera, ariko bunyoherereje aho 200 ngirayo nsiga mu rugo mbone na tike na pocket money yo kuza ndira. Ibyo nubuhashye bubi cyane. Ahubwo kuri wewe bikubayeho nabwo jewe bimbayeho mu buhe buryo? Nyine bikubayeho umuntu akaguhamagara nkuko ukavuga ati nabonye mu rugo yawe hari ikibazo, akenshi ababivuga bakubwira ati mu rugo yawe mpabonye ibi n'ibi mabonye urupfu. Nirwo abantu batiye. Jewe rwose ngo naguseka nkagwera numva reka nkubwire urakoze kubimbwira, gumaho ngaho. Nubundi nturi umu bodyguard wanjye, nturi umu bodyguard w'urwo rupfu. Ntabwo rwose nta n'intwaro ufite zo kururinda bimparire. Jewe n'Imana yanjye uwizatwara nzamuyirekera, abizansigira nzaguma nabo ngabo. Erega ikibazo kirimo gituma ubuhanuzi tubwica nukwazamo n'iterabwoba. Donc umuntu uzaguhanurira akagushyiraho pressure
ujye umenya ko atari Imana irimo kumukoresha. Kuko icyambere uzareba abahanuzi bose Imana yatumaga umuhanuzi ikamubwira ngo genda uvuge ibi bintu kandi nurangiza. Uribuka umuhanuzi mu gihe cya Yerobowamu yaramubwira ngo genda ujyeyo kandi ntuzarye n'ibiryo byaho, ntuzanywe n'amazi yaho, uzavuga ibyo nakubwiye nurangiza wigendere. kandi That's the principle. hari ikintu nakunze pastor kuri uriya muhanuzi yaravuze ngo ntabwo ndi burya n'iki ngo amutunge ngo urutoki akaboko karanyunyuka, ntiyerekana nyine ko ari umuhanuzi, arongera n'undi arakamusubira. Niwe wabimusabye arangira amuga ati noneho reka kabisa uranyemeje reka nkugororere. Yaba ari nko muri kino gihe cyacu temptation yaguha ati wabibonye ko ndiwe kuko ati umugisha w'Imana ntabwo ujya nk'uyu ntugiza kabiri. We yaragiye, ahubwo ikibazo yagize nicyo umuhanuzi ushaje. Ko uriya mwana yari yakoze neza, yarambabaje kuko urumva n'icyatumye uriya mwizera yaravuga atafuta roro uyu ni umuhanuzi nanjye ndamuzi kera ahanura. Urumva yari umuhanuzi wo muri icyo gihugu. Yego. Buriya ndamuzi ahanura, ni n'umukozi w'Imana, ubwo ampanuriye buriya Imana ishobora kuba yisubiyeho. Ariko ntiyamenya ko Imana itajya yisubiraho. Noneho amukozeho, noneho ya mpano yirazuka. Aravuga ati reka nkubwire icyo Imana ivuze, intare irakwica nuva hano kuko ntabwo wumva Uwiteka. Hanyuma ariko imaze kumwica yaragiye aramwihambira avuga ati sha uyu mwana yari umuhanuzi. Nimpfa muzampambe aho mwamuhambye kuko yariwe. Urumva ariko uriya mwana aduha n'ikitegerezo cyiza cy'umuhanuzi. Nubwo yabeshywe n'umuhanuzi mukuru kuko bishobora kubaho rwose. Yego. Ariko nibura yari yagerageje kubaha ibyo Imana yamubwiye. Dufitemo n'ingero nyinshi rega. Reba nka Elisa barahanuraga bakaganurira abami. Bakahanurira abami rwose. Uribuka Elisa mu gihe cya Namani yazanye n'itoni y'izahabu, ibiro by'amazahabu n'imyenda 10, amakositimu 10 yo guhinduranya n'ibindi byose yari gushaka. Ariko ikavuga ngo yanze gusohoka ngo anabirebe. Baramuga ati mumubwira yende yidumbure muri Yorodani akabatara gukoma. Umuntu baramwohereza umukuru w'ingabo za Siriya zaciye ibintu zikomeye, akambwira ngo niye kwidumbura mu ariko Gehazi aratarushiye umugabo agomba kuba kabisa bwarapayutse. Arabona gift nk'izi zizanye ku buntu arazanze. Aramukurikira ati data buje arambwiye ngo muheho imyenda aho ngaho n'utuzahabu dukeye. Elisa aravuga ati nakubonye umukurikira, umwuka w'Uwiteka yari kumwe nawe ugenda, ibibembe yakize birakujyaho. Urumva uriya mwuka wa Gehazi nicyo kibazo dufite muri iki gihe. Niwo wakurikiye abantu benshi. Erega bambe nanjye ndabyumva si ariko rero muri ino minsi maze iminsi ndeba abantu zo muri Amerika y'abagenzi banjye yewe abarimo guhanura nkabuze abo bantu bahanuriye Trump ko atazava ku butegetsi, hanyuma baragiye barimo bahanurira Joe Biden ko rwose atamara kabiri arapfuye. Ndavuga nuzi ko yandwara iri hose ni nakari ku isi. So ariko reka ibyo ngira ngo kandi bikanyuzwa muri reka ntegereze nzarebe ko Joe Biden azarangiza manda ye nibwo nzabapinga kuko pinga byanashoboka ko nese ko bari batubwiye ko Trump afite nuze ya kabiri, ikiringo cya kabiri ku mugani w'abarundi, ariko ntago byakunze. Ikibazo kindi nanifite nabajyana message, hari ahantu hagoye kwageza message bitewe na protocole zaho, ariko kumva umuntu usanzwe aravuze ngo Imana yamutumyeyo. Tuvuge ni umukuru w'ingabo asanzwe afite protocole, ni umukuru w'igihugu asanzwe afite protocole, ni ibisanzwe ibyo n'undi muntu wese nibisanzwe n'ubuzima bwacu busanzwe buri wese agira uburyo abaho, ariko none bijyanye n'imyanya y'abo bantu. Ariko umuntu nkanke woroheje cyangwa n'undi w'inyuma wo hasanga woroheje akafite message avuga ati mfite message, kandi ukabana nawe arimo arayirwanira kugira ngo ayigezeyo. We ntafite ikibazo cy'uko bamukubitira ibyo yahanuye, ahubwo ari kuzira noneho cyangwa se afite conflit na society kuko bari kumuza kugera na message wari wigeze. Wamugiriye nama? Nta conflit afitanye na society. Jewe mpurana na benshi, ubwo ngize Imana mbonereho ari abantu benshi bazi yuko ngo ahantu hose mpagera ngo niko kuri, ariko niko biba bivuga niko bivugwa nyine, ariko buriya bazi ukuri, bazi ko hari ukuri kw'ibyo muzi, hari n'ukuri k'ukuri. Hari igihe abantu bambwira bati rwose bati Imana yantumye nkabwira, ariko Imana ntizakwica
ntabwo izakwicira ko utashoboye kubona perezida wa repubulika kuko nayiza aho atuye izi no kumugeraho uburyo bitoroshye. So niba yagutumye ahantu hagoye ujye usubira wibwira uti rero mana ahantu hanumye harananiye kuhagera mbigenze, kuko uwagutumye ategeka ijuru n'isi. Natagucira umuryango wo kwinjirayo uzamusubiza ubutumwa bw'umugore utumva ahantu nabuze aho nyura pe. Jewe rero ibyo ngibyo ntabwo bijya bintera ubwoba ngo mvuge ngo umuntu w'Imana Imana izamwica. Niba yagutumye kuri perezida ntubona aho uca ngo umushyire ubutumwa, jya usubira wibwira uti mva mana nagerageje ahantu hose nzi. By the way nawe bajya bashaka kuncaho ngo ni inshuti yanjye. Ntabwo ni inshuti yanjye kuko ni inshuti y'abanyarwanda bose, ariko kuba mfite telefone ye nshobora kumuhamagara nkagiwe muri saro nkamuha ubutumwa bw'abahanuzi rwose ibyo nta biba bihari. Ibyo n'uwanyumva ashobora kuvuga ati Antoine agerageje kwihimbaza, yagerageje kwihakana ahubwo. Ariko buriya hari ibintu abantu bamwe baba batazi. Ngira ngo niyo wafata na prime minister simpamya ko ahamagara perezida uko ashatse ngo abe yamubwira ngo nyakubahwa perezida ngo hano hari umuntu ngo ufite ubutumwa. Yewe na prime minister sinzi ko wapfa kumuhamagara gutyo ngo donc bikubwira ngo ibintu bisaba guca muri protokole zigera kure. By the way hari n'igihe nibwira yuko Imana iduha ubutumwa bw'uwo muntu kugira ngo tumusengere ajye muri uwo murongo kuruta uko tujya kumubwira ngo ujya muri uyu murongo. Kuko buryo ubundi imwe mu nshingano dufite nk'abanyamasengesho ni ugusengera abayobozi b'igihugu ngo bajye mu murongo w'inshingano. Kuko nibyo Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo ngo irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose, cyane cyane abafite ubutware n'abafite ubushobozi, abami n'abafite ubutware, ngo kugira ngo tube dufite amahoro dushobore kubaha Imana. Rero ngewe nibwira yuko biroroshye cyane Imana yaguhaye ubutumwa bw'umuntu ukabuhindura ikivumbikisho cy'amasengesho umusengera, Imana izagera aho ngaho swati imukwegereze, kuko nabyo birashoboka, cyangwa se ibimukoresha ubone yabikoze. None se reka nk'urugero ruto hanyuma wenda tujye ku kindi kibazo. Ubona hari igihe Daniel mu gitabo cya Daniel yasomye mu gitabo cya Yeremiya ngo abona yuko iminsi y'ubunyage bwabo izaba imyaka 70. Aterura amasengesho y'iminsi 21. Imana iraza iramuhishurira imubwira uko ibintu bizagenda, ariko irangije bya bindi yasengeraga byuko abayisirayeli bataha irigendera ubwayo. Uzasome zire gice cya mbere ibishyira mu mutwe wa Kuro. Kuro yandika iteka ritangira rivuga ngo Uwiteka y'Imana ituye Yerusalemu yanshyize ku mutima kuyubakira inzu, none abantu mwese mushaka gutaha mutahe kandi ntimugende imbokoboko. Bikubwira ngo Daniel we yarazi iby'Imana yavuze, asenga ngo igenderere Kuro. Ntigeze ajya kumureba, ntabwo yigeze ajya kureba Kuro, ntabwo yigeze amubwira icyo Imana yamutumyeho. We yarasenze, Imana ikoresha Kuro, kuko imitima y'abantu bose iri mu biganza by'Uwiteka kandi abiganisha uko ashaka, niko Bibiliya itubwira. Rero bikubwira ngo hari igihe mbona umuntu arimo kwivuna, yavuye Rusizi, yavuye Nyagatare, akaza akaba i Kigali hano ngo arashaka ukuntu azabona perezida wa repubulika. Cyumbarije ndamubwira ariko ubundi nawe yigeze kubyivugira. Ngo ariko mwagiye mubwira Imana ikambwira. By the way burya niryo banga. Genda ubwira Imana ngo Mana ibi bintu wambwiye ngiye kubisengeraho, ngiye gufata amasengesho y'iminsi 21 nka Daniel. Ugenda ubimubwira umusange aryamye. Mu gitondo nzuve yatanze itangazo yuko bya bindi bari ko bigiye gukora. Byoroshye gutyo. Iyo ubonye nyine uravuze ko nawe hano i Kigali arabujye ubona baturutse muri izo nzira zose uvuze. Oya baranampamagara. Iyo ubonye noneho bameze uko harimo wenda buri hari n'abagirana ibibazo nabara bari muri protocole ya sécurité ye bavuga ati turashaka kumugeraho wenda nubwo tutabona, ariko harabo twabonye by the way bavuga ko bafite ubutumwa ngira ngo ni intwarane niko bari bavuga. Ubwo nka buriya ubashije kuganira nabo wababwira iki? Oya ariko icyo nababwira ni icyo ngicyo, reka nkubwire, iyo ari Imana yagutumye number 1 ntukavunike, kuko isi yose niyitegeka. Iyo favor y'Imana, iyo ikiganza igikundiro cy'Imana cya rwose Imana yumva ko uwo muntu ugomba kumugeraho, iyo izakujya imbere ikubanzirize igucira inzira umugereho. Kuko reka nkubwire, nzi abayobozi bakomeye hano mu gihugu kandi bakizwe,
oya si n'ikibazo cyo kuvuga ngo bakizwe, si cyo nenda kuvuga. Abahanuzi bagiye bashaka. Ndibuka umwe rwose sindi kubwira umuyobozi yashakaga uwo ari we n'igihe icyo ari cyo, yaraje bimuvanye Australia. Arambwira ati ndashaka kubona umuyobozi runaka. Ndavuga reka nkwereke, biroroshye, reka nkujyane tujye muri secretariat ye usaba appointment. Aragenda yuzuza igipapuro, yandikaho ko afite ubutumwa bw'Imana, arabisiga. Uwo muyobozi haciyeho igihe nk'amezi nk'abiri niba ataratatu, aramwihamagarira, arambwira ati uze unzanira ubwo butumwa Imana yagutumyeho. Arabujyana. Kubera iki? Ibyo bimbwira ngo Imana ubwayo yifitiye ubushobozi bwo guherekeza uwe yatumye kugira ngo ubutumwa bwe bugende. Icyo gihe rero iyo yitabikoze, we nta rubanza rukuriho. Nta mpamvu yo kugenda ngo ubyigane, utukane, urwane n'abantu, kuko wowe iyo Imana ikuri imbere imiryango yose niyo ikingura. Ubwo ariyo yagutumye, jya ureke gukingurira imiryango. Niba itayikinguye, genda ufate icyo yaguhaye, ubwo butumwa yaguhaye, ubupfukameho, ubusengere, uzategereza uzajya kumva rimwe wumva itangazo riravuga ngo twafashe icyemezo ko ibintu bikorwa gutya ko warabisengeye. Nka Daniel na Kuri. Murakoze cyane, turimo twegereza ku musozo. Navuga ko mwese murabireba kuri social media, n'ushize twakivuzeho cy'ubuhanuzi buri muri social media cyane. Bamwe bati buriya buhanuzi buzabazwa nde, kuko amatorero akenshi iyo ari umuntu uvuze muri ADPR baravuga ati ADPR yavuze, abantu bo muri ADPR bari kuvuga ko yaba ari muri Anglikani wanyu, abantu bo muri Anglikani bari kuvuga ko cyangwa se babyemera ko bitewe n'ibintu biri kuvugwa, byinshi bivugwa n'iby'urukingo, n'ibya corona, baravuga iby'imyaka. Ndibaza ibintu nk'ibi twari kumwe na Pasteur Nyamutera navuze ngo nyine birahangayitse, ariko none nge hari icyo nashaka kubaza. Mubona ibi bintu bikomeza gutya, kuko rimwe na rimwe hari n'ibivugwa bifata ku buzima bw'igihugu. Bifata ku buzima bw'igihugu, akenshi umuntu avuze ikintu navuga ngo kubwanjye numva gikomeye, ariko akitora akakivuga. Ubundi bakwiye kubanza kugisha inama nde, cyo nicyo cya mbere. Ese mu gihe byamaze gutera icyo kibazo, itorero riri mu Rwanda ryiteguye guhangana nacyo gute kugira ngo rikomeze? Yewe ngira ngo ikibazo dufite ni iki ngiki. Umuhanuzi yahagurutse ntabwo ari representant legal, nta nubwo ari n'umuvugizi w'itorero, ni umunyarwanda. Ngewe ikibazo ngira ni ibibazo bibiri. Nuko abantu bamwe bahita bakurikira ubwo buhanuzi batagenzuye. Aho niho tugomba kugira inama abakristo. Naho ubundi niyo umuhanuzi yagiye kuri social media agafata YouTube, noneho YouTube nta kitavugirwaho. Ni nacyo kibazo ngira cya YouTube. Wifungurira YouTube ugiye kwishakira ubutumwa, ugasanga hari n'ubundi butumwa. Ati umugore atweretse ibi ngibi, ati n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So ibyo rero bikubwira ngo YouTube ntabwo ari urubuga amatorero wavuga ngo abakristo ba ADPR bavugiye kuri YouTube. Kuko ngira ngo ADPR Anglikani ifite ubuyobozi, ifite abavugizi. Ibyavuzwe na Rutayisire, by the way, nkunze no kubibwira abanyamakuru, hari rwambwira ngo turashaka kumva icyo amadini avuga kuri ibi, nkabwira ariko niba mushaka kumva icyo itorero Anglikani rivuga ku kibazo iki n'iki, mwikimbaza, nimushake representant legal w'itorero Anglikani ry'u Rwanda, archevêque, cyangwa mushake musenyeri wa diocese ya Kigali, kuko jewe sindi umuvugizi wa diocese, sindi umuvugizi wa Anglikani ku rwego rw'igihugu. So icyo navuga cyose nakivuga nka Rutayisire, ntabwo nakivuga nk'uhagarara itorero. Rero icyo ngicyo n'umuntu wavuze kuri YouTube umuje gufata representant legal ngo kuki umukristo yavuze ibintu umuhohoteye, kuko n'umunyarwanda afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka, akabibazwa, akabihanirwa, akabikosorerwa. Ntabwo ibyo ngibyo ngira ngo wabibaza representant legal. Na representant legal yahindukiye akabigira ikibazo cy'itorero, nawo bakoze ikosa, kuko ntabwo ibintu byavuzwe mu izina rya ADPR. Byavuzwe n'umukristo, ntabwo byavuzwe mu izina rya Anglikani cyangwa rya Gatolika, byavuzwe n'umuntu. Nta nubwo yavuze ngo mbivuze mu izina ry'itorero. Niba bimubaze nk'umuturage w'umunyarwanda wavuze ibintu. Iyo rero itorero ritangiye kubyivangamo, ubwo rero batangiye kuvanga amadosiye, na leta ije kubibaza umukuru w'itorero ibitangiye kumuvangira. Siwe wamutumye. Nibamuhamagare, ni umunyarwanda, bamubaze ibi bintu wabikuye he, ubivuze ushingiye kuki. Niba ari na ngombwa kumuhana, bamuhane nka individu. Urebye no muri Bibiliya niko byagendaga. Iyo umuhanuzi yazaga akavuga, bamukubitaga urushyi, bakamufunga, bakagira gute. Nka Yeremiya yari uwo mu batambyi bo Mwanatoti, ntibigeze bakurikirana abandi batambyi.
ngo bababaze ngo kuki umuntu w'umutambyi avuga ibi ngibi. Bamufataga nka Yeremiya individu, ntabwo yavugaga mu izina ry'abatambyi, yavugaga mu izina ry'ubuhanuzi. So rero ndagira ngo ibyo tujye tubitandukanye. Ariko ubona atari igihe cyari kigeze kugira ngo amatorero muri rya huriro amatorero abamo kugira ngo hatangwe regulations kuri ibyo bintu. Nta muntu zigera regulating abahanuzi rwose icyo nkubwire. Gushyiraho regulations, icyo regulation bashyiraho ni nk'iyo mvuze, niyo kuvuga ngo turabwira leta ngo umuhanuzi nahanura mujye mumwikurikiranira ku giti cye ntimukabitubaza. Ariko abakristo nanone iyo bagiye mu buyobe nabwo ukabibaza itorero uburirenganije. None ubuyobe nyine ni ukwitandukanya, kuko uzareba bagiye mu buyobe icyambere bakora barabanza bakavuga ngo twebwe twasohotse muri ibi ngibi. Ese ubwo ntuburenganije. Nanjye nagize ikibazo abantu banjye basohotse, urangije uza kumbaza impamvu basohotse nyine kuko basohotse. So ngira ngo hari ibintu bimwe dukwiye kujya twiga kandi burya rimwe na rimwe ngira ngo ibyiza ni no kutabisakuza ngo tubihe imbaraga. Kuko bene ibintu by'ubuyobe hari ibintu Gamariyeri yigeze kubwira abatambyi n'abafarisayo n'abandi, nawe atari ko ibi bintu niba bivuye ku Mana ni mu byihorere, ntimwabishobora kandi niba bivuye ku bantu ni mu byihorere, bizapfa urupfu rusanzwe ejo bundi bizirangiza. N'ibindi iriya ni inama y'ubugabo y'ubwenge twari tukwiye kwadobuta. Niba ari ibintu abantu bahanuye umuntu akavuga ngo Joe Biden ngo ntazamara kabiri fine, ko ari perezida wa Amerika baradushaka wiki nta kibazo. Ibyo mbona n'abantu bivanga mu bitabareba iby'urukingo. Hari n'umuntu wabimbajije ejo bundi arambwira ati se izi za conspiracy theory zivuga yuko uru rukingo ruzaza rufitemo ibintu, kandi ikintu kigutangaje birimo biravugwa n'abadokiteri b'abazungu. Nk'ubu ugiye kuri za WhatsApp n'ahandi ukareba no kuri za YouTube hari izo conspiracy theories ntabwo ziri mu Rwanda gusa, bose bafite n'ama platform bari kuvugira. Ni ikibazo kiri ku isi yose. Rero bikubwira ngo ibintu abantu bagombye kwibaza no kuvuga ngo ariko kuki abantu bazamuye aya majwi, ese ibyo barimo kuvuga byo bifite ishingiro? Ahubwo aho ngaho niho nk'abo muri za RBC badufasha, kuko nk'ubu nahoze numva ako umudokiteri umwe yavuga ati ibi bintu bizaza bifitemo n'ibintu by'utuntu tw'uduproduit tujya mu maraso tukajya dutanga information kuri ADN yawe, ahubwo ngo bikanahindura ADN bikagira bati icyo ngiye hagombye kubaho education ivuga ngo no, ibi bintu bavuga ntabwo ari ukuri, kandi niba ari ukuri bakamenya ko kuko harimo ikibazo. Ariko niba nta kuri kurimo byoroshye nko gusobanurira abantu kababwira iti ibintu bavuga ngo tuzafata ADN yawe ngo elema ntuza genetique zawe tuzishyire muri store ahantu dushobore kujya tukumanipira tumenye ibyawe byose, nta privacy uzongera kugira, bazajya banamenya n'uwakingiwe n'utarakingiwe. Ngira ngo ibyo ntabwo twabitindaho. Ariko icyo nzi ni kimwe, n'uwo ngo yarabinyandikiye n'umwongereza akazi arambwira ati bimeze bite ko bizagira ingaruka. N'abanyarwanda twebwe ntudutindeho. Abanyarwanda twe turi ubwoko bwumvira ubuyobozi, ntituzabona ibyo byose n'ubundi uko urukingo niruza bizahera mu bayobozi abambere bazabanza gukingirwa n'abayobozi. So abayobozi nk'uko Rudahigwa yabatijwe abanyarwanda bose bakajya muri vuza umwami bakabatizwa, reka bazaze tubone perezida yatoye umurongo bamukingiye n'abaministre n'abaganga bose n'abandi. Twebwe bizaba byoroshye, tuzajya inyuma dukingirwe, ibindi bizaba biza hanyuma. Ntabwo babinteye, nta muhangayiko. Murakoze cyane Pastor, turabashimiye. Navuga ko yaba umuhanuzi hari ibyo twigiyemo, yaba kandi n'uhanurirwa nawe. Mwumvise ko n'abahanurirwa natwe dushobora kuba dufite ikibazo ko dushyira pressure tubashyiraho tuyishyira ku bahanuzi, bikaba byatuma nabo hari igihe tubakoresha amakosa. Kandi niba ufite message, niba hari igihe umuntu avuga ati ibi ni ibintu nzajyana ubutumwa aha, indira Imana izagucira inzira. Nibyo twize. Dushimiye Pasiteri. Ibibazo nari buze kubaza ariko umwanya warangiye, munyemere nzabibaza ubutaha. Pasiteri nawe araza kubitwemera. Niba nawe ufite ibibazo no kuri iki kiganiro twakoze, uze kubibaza. Ubu ndabizi iyo tuvuze iby'ubuhanuzi ibibazo hari byinshi. Pasiteri arahari arabitwemerera, ubyandika hose muri commentaire azabisubize. Turabashimiye Pasiteri. Murakoze namwe. Ubwo ikibazo cy'ubuhanuzi cyo gitinzeho wazarinda na Yesu agaruka ukibyiga, kuko ari Imana yaravuze ngo ibihishwe n'ibyo Uwiteka byahishuwe n'ibyo byacu. Ubwo reka dusenge, ngira ngo ubwo ibiganiro uzashaka ujye ntumaho. Yego, murakoze cyane. Nta kibazo. Turagushimye Mana yacu,
turimo kuganiraho ni ibintu birimo ukuri, ni ibintu bihangayika abantu, cyane cyane muri ino minsi dufite ubuhanuzi bwinshi bujyanye na coronavirus n'inkingo ndetse n'uko isi igiye kumera mu bihe biri inyuma ahangaha. Ariko n'ubundi warabitubwiye yuko tuzumva impuha n'ibindi byinshi mu minsi ya nyuma, kandi niyo turimo ujye udufasha gukomeza kugutumbira, kuko n'ubundi impuha ntabwo arizo zizadukiza. Ko bizagenda kose tuzi yuko twebwe ubwoko bwawe niwe murinzi wacu, niwe murengezi wacu, niwe muyobozi wacu, kandi asengera n'abahanuzi benshi, kandi koko bavuga ukuri, bafite za message baba bagomba gushyikiriza abantu bakomeye ariko badashobora kugeraho, ngo ujye ubaturisha ubihanganishe, bamenye yuko nta rubanza bazacirwaho kuko batashoboye kugeraho badashobora kugera. Ahasigaye ukomeze kudufasha, kandi iyi mpano y'ubuhanuzi rwose wishimangire mu itorero ryawe, ahubwo ukora umurimo nk'uko yawukoraga kera, kandi natwe duhe umutima wo kuyitegereza no kuyumva no kuyisobanukirwa kugira ngo dushobore kuyikoresha neza. Umugisha ubwoko bwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro, rishyirwe hejuru, kandi umugisha nawe bene data muri uyu murimo wakora, ukomeze kubayobora, ukomeze kubafasha, kandi ukomeze no kwigisha ubwoko bwawe. Ngo ni mu izina ryawe dusabye, umwami wacu Yesu Kristo, amen.